Because I couldn't need zavuzwe amazina yanjye nitwa Pasiteri Maniragaba Pierre, aba mbasuhuje kandi mbifuriza kwihangana. Ntabwo biba byoroshye, ariko mbere na mbere turashima Imana kuko yemeye ko ibi bibaho. Nigire hafi kwakira umubiri, uyu ni umwanya umuryango uhawe, inshuti n'abavandimwe. Imana yacu iratugirira neza. Abariho turabyemera kuko tutabyiha. Ubitanga arahari, ni nawe kandi uzi ko amaherezo y'abantu twese. Mureke dusenga Imana rero, dukomeze umuhango wo guherekeza umwana wacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana itajya yibeshya, kandi uri Imana umenya ibihe kurenza uko tubizi. Ushobora byose kandi waremye byose, utubeshaho rero, kandi niwe uzi n'iherezo ryacu. Kuri turi hano nk'umuryango, inshuti n'abavandimwe,
tuje guherekeza umwana wacu Rebeka. Ndagusabye mwami w'abami kugira ngo mbere y'ibi byose, mbere yuko duherekeza umurambo, turagusaba kugira ngo uze ubane natwe kandi uze ukomeze umuryango wabuze wabo. Nyagura ku ngoma ni wowe byose. Ubwo tugiye gusezera ku wacu, uduhe umwanya uhagije, uduhe ibihe byiza, kandi nyagura ku ngoma abantu ubwoko bwawe, abantu baje gufatanya natwe, ndagusabye kugira ngo ubarindire muri uyu muhango, ubahe gukomera, kandi mwami Imana udutere imbaraga zo kwihangana, ndetse utubere umuherekeza, marayika wawe atugenda imbere, ndetse atugeze aho tugiye gushyingura, kandi aza kuducyura amahoro, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze rero, ngaho bana natwe kugeza igihe tuza gusoreza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Tukihanganisha umuryango, barabonye ko ababyeyi ntabwo biba byoroshye. Twari dufite yakerereweho, kandi muri iki gihe uko bigenda, hariya ku marimbi baba bafite gahunda zigenda zikurikirana. Mu by'ukuri naho tugiye niko bimeze, niyo mpamvu tutari butinde hano. Twahisemo ko tugira hano tugasezera ku mubiri, ubundi tugahita twerekeza ku irimbi. Ntabwo rero ariko bitoroshye, ariko niyo mpamvu kugira ngo mukomere. Mu by'ukuri ni igihombo gikomeye mu muryango, kandi ni igihombo gikomeye ku gihugu. Mu by'ukuri igihugu tuba kiguye mu gihombo, umuryango uguye mu gihombo, ariko by'umwihariko umuryango ubuze umunyamuryango akabura umwana. Uko mwarwaje umwana twarabimenye, kandi mu by'ukuri mwaravunitse, ariko nta kundi. Imana niyo izi impamvu uko ibasha gutwara umwana muto, ikibasha gutwara n'umukuru. Rwose ntabwo ni ibintu tuzi, kandi twamenye, kandi bizahoraho. Hamwe n'ibyo rero, ubu ni umwanya tugomba kugenda twerekeza umwana wacu, tukamugeza aho dushyingura, tuzindira kurikiraho nyuma. Nta mpamvu rero, uraba hafi, ugende kugira ngo n'amafoto, kuko ifoto iyo burya iciyeho nta handi uzongera kuyikura, kandi ntabwo ari bibi kugira urwibutso. Hamwe n'ibyo rero, Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Niko kunyishima
byangira amahoro mu mutima. Yahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba mu ruzi ab'isi ntibayazi. Icyamagaza ngo yahawe nawe. Yewe njye ninginga Imana ngo ikwereke izere uko hazabaho n'umuzuko. Hamwe n'ibyo rero mu by'ukuri zanezerwa nzaguhimbaza, ari wera ndawushaka kurusha. Managurwe, managurwe hose.
pasiteri yavuze byinshi Pierre bibaye twagize umubabaro mwinshi wo kubura wacu ibyo twababaye ariko namwe kababa twasanze ko mwabyerekanye ubwo mwiko mwagomba umuhereze wongera umuhereze kubyara wongera umuhereze kororoka wabwiye Aburahamu ngo nararame uramubwira ngo narebe ziranyenyeri uramubwira ngo ni ku rubyaro rwe ruzangana umuhe kubyara wongera umuhe konsa wongera umuhe guheka wongere urema amashimwe muri we umutima we ni worohewe umutima we ni wishimye ubwo abandi bari guseka ntiyaseka ariko yifatanyije n'abandi bari mu kababaro kuko natwe twaje kandi twaje tugusanga nyemerera Uwiteka ingabo yawe ukingire igituza cye abamarayika barindisha inkota bazenguruka umubiri we nyemerera waravuze ngo tuzaba dukuwe muri uyu mubiri ubivuga neza uravuga ngo uzohereza ingabo ziza kuturinda nta giteye ubwoba kizagutinyisha nyemerera uyu mwana ni marayika ni umuziranenge ntacyo azi ntacyo yakoze nta na kimwe azi gusa tuzi ko asinziriye emerera ugasinziriye rero Uwiteka ukomeza umurinde kandi umuhe kugubwa neza ahari tumusize muri bino bitaka ariko tuzi neza ko atari hatuye tuzi neza ko atari hari bugume kugira neza ni byinshi twakubwira ni byinshi muri mbiravuze ngo abayesu bishimye ari bamara umubabaro hanyura banga urupfu n'urusinzi zamara ubwoba ganze umumara ubwoba na mama w'umumara ubwoba na papa w'umumara ubwoba natwe imiryango n'inshuti utumara ubwoba Uwiteka turagushimiye ugendane natwe tugiye usigaye kubera ko tuzi kubera hose icyarimwe ubwo tuzongera guhura tudahujwe n'ikintu nk'iki tuzashima izina ryawe abantu turafatamira abadayimoni bateza uburwayi budakira mu bantu turafatamira abadayimoni mu marimbi bakurikirana abantu mu izina rya Yesu turaburizamo gukora ku mwijima turaburizamo imbaraga zitaguturutseho turakwinginze duherekezwe n'abakerubi n'abaserafi abaribo bagendana natwe turinde muhuza uko zaza zisa kose turazinetarariza duhagaze mu mbaraga duhawe n'uburinzi waratubwiye ngo nitugicisha ntacyo kizadutwara natubwiye ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo navuga ngo nta ntwaro n'imwe bacuriye kuturwanya izagira ikidutwara tapi before the star winima nyemerera uburinzi bwawe nibwo twagusaga no kwishinganisha urakoze Uwiteka turagerera ugendana natwe turakwinginze imitima yacu ihereze kunezerwa mu bihe nk'ibi bikomeye byambaje twizeye mu izina rya Yesu amen. kugira ngo n'umutware we bakomere kandi dukomeza kubashimira mwese ari abaturutse mu majyepfo ari abaturutse mu
majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, nabonye ko mu by'ukuri umuryango warabanye, ku buryo nanjye natangajwe nuko nahuriye n'abantu hari hashize imyaka itari munsi y'10 tutabonana. Bigaragara ko kubana kwanyu ni iby'igikundiro, tugira ngo muri aka kanya mukomeze mwihanganishe umuryango, mukomeze mubasure, mukomeze mubasengere, kandi mu by'ukuri mubaha n'inama guherekeza bisanzwe, ariko hamwe n'ibyo mwabonye ko umwana agize umusaraba, yaherekeje mukuru we, murumuna we, ntacyo bitwaye umuryango ntabwo umuryango dukennye, intama y'umwana irahari. Ntabwo uyu umwe agiye mu muryango, ntabwo abantu baba babaye separe cyangwa bari. Niyo mpamvu mwabonye ko umutware we akunze kwicisha bugufi, niyo mpamvu yakunze kutagaragara cyane, babonye. Ariko ubu ngubu kugira ngo abantu bakumenye, bamenye yuko uri kumwe na Mimi, nuko bakubona kandi ukamufata mu mugongo nkuko nawe agufata mu mugongo. Ni karibu rero, tubahaye gushimira uyu muryango w'Abanyarwanda babatabaye, nkuko mwabidusabye. Ni karibu Mimi. Murakoze. Dusome ijambo ritoya riri muri Yobu igice cya mbere, turahera ku murongo turasoma umurongo wa 9 n'uwa 10. Yobu igice cya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10 handitse ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko sugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Amen. 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 Haleluya. Amen. Imana ishikira nababwira ngo mukomere, Imana iratuzi, kandi buri muntu wese avuka ari mu mugambi w'Imana. Ahangaha Yobu yari umukiranutsi ku Mana, nta kintu yari yarigeze akorera Imana cyatuma Imana imuhana. Ariko Satani afata umwanya aravuga ati, njyewe hari ikintu kimwe nshaka, ndumva nshaka kugerageza Yobu. Ubwo Imana imutanzeho urugero mu isi kavuga ngo ni umukiranutsi, yubaha Imana. Amen. Amen. Hanyuma aravuga ati, njyewe ndashaka kugerageza Yobu. Imana iramubwira ati, nta kibazo Yobu ari imbere yawe, mugerageza ukora uko ushaka, ariko usiga ubugingo bwe bwonyine. Amen. Ahangaha rero iri jambo ryavuze ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati, mbese ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Buriya iyo uri imbere y'Imana uri gusenga Imana cyangwa ukiranuka imbere y'Imana, Satani arababara, ahora atega ibirego imbere y'Imana, akurega avuga ati, mbese kuvuga ngo runaka arakiranuka, agukiranukira ku busa? Impamvu agukiranukira nuko atari yahura n'ikintu kimukomeretsa umutima, nuko atari yahura n'ikintu kimujegajega. Ibyo bigatuma ahora kurega imbere y'Imana. Igihe rero kijya kigera Imana ikagutanga kugira ngo ibanze irebe, mbese wa muntu koko narasi imbere ya Satani koko arankiranukira nkuko namumuritse imbere ya Satani. Amen. Rero mu gihe bije nibyo koko
nk'uko umubwiriza yabivuze neza, aravuga ngo hari igihe cyo kubiba hakabaho n'igihe cyo gusarura, hari igihe cyo guseka ariko hakabaho n'igihe cyo kurira. Amen. Birashoboka ko mwambonye ndi kurira, kiriya nyine cyari igihe cyo kurira, ariko akanya tugezemo ntabwo ari akanya ko kurira, kubera ko umwana wanjye ntabwo twamuherekeresha amarira ngo dukomeze duture mu gahinda iteka, ahubwo byanga byakunda tugomba kunezerwa kuko ahari ari mu ijuru. Imana ishimwe, ari mu ijuru. Rero ntago twaka mu isi iyo twacyuje ubukwe abantu baranezerwa bakishima bakabyina bagahimbaza Imana. Rero ni gute rero mu ijuru naho bacyuza ubukwe tukagaragaza umubabaro, tukigunga, tukifata, tukamera nkaho hari igikuba cyacitse. Imana ishimwe. Nabakomezaga kandi mboneraho no gushima. Mbere na mbere ndashimira Imana. Ndashima Imana, ibyo nasabye Imana nibyo yampaye. Mu by'ukuri gupfusha ni kimwe, ariko nanone no kubona abagutabara ni ikindi. Njyewe umwana akimara gushiramo umwuka ntabwo nababajwe cyane nuko umwana agiye, ahubwo naratekereje ngo se imbere gatoya hagiye kuza umuhango wo gushyingura, ese bizagenda bite, mbese nzabona abantu? Rero njyewe ndashima Imana kuko hari ibyo nasabye. Naravuze nti Imana uzamfashe mu hazazemo ibitsina byombi, hazemo abagabo benshi, hazemo n'abagore. Imana rero yabikoze, ndayishimiye. Ikindi nshimye Imana, nshimiye Imana ko yakomeje umutima wanjye ikandinda kuvuza induru aho nari ndi mu bitaro. Kubona umwana ashizemo umwuka ari muri kumwe abaganga bakakubwira ati umwana birarangiye, amaso yaranyiteze yari menshi. Mu by'ukuri narasohokaga nkabura aho ndeba, nkabura naho nabo twari turi kumwe barabizi aba babyeyi. Narasohotse ntago nahise mbabwira ko uko muganga mbwiye, ahubwo naraje ndabanza niruka mu bintu by'ibyangombwa nabihoreye, bicaye bazi nyine ngo barimo baransura, igihe nikigera bari butaye. Rero ndashimira Imana yankomeje ikantambutsa neza. Imana yumve ko nyishimye. Hanyuma mboneraho no gushimira abantu baje kudushyigikira, baje kudufata mu mugongo. Ni ukuri ndabashimiye by'umwihariko. Harimo abo tuziranye, ndabona benshi turaziranye, ariko harimo n'abandi tutaziranye. Rero ndabashimiye mbikuye ku mutima. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Ndumva nta kindi kintu kindi narenzaho, sinzi nimba byabafite icyo yarenzaho. Gusa harimo abantu batabashije kumenya, babonye umwana ava mu mubiri ariko ntago muzi ngo azize iki. Umwana azize ikibazo cy'umutima, yari afite ikibazo cy'umutima yavukanye. Twaragerageje nk'umuryango turavuza mu bushobozi Imana yaduhaye. Ubu uyu munsi wa none nta mutima uducira urubanza. Twakoze ibyo twagombaga gukora nk'ababyeyi, hanyuma Imana nayo ishima ko imukunda kuturenza, iramucyura. Imana ishimwe. Ndumva nta kindi kintu narenzaho. Rero mukomeze mukomere kandi munezerwe, mugaragaza akamwenyu ku maso, mureke guheranwa n'agahinda. Harari umuvandimwe urimo aranyaka ijambo. Nitwa Nibakure Donata, ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mimi ni umuvandimwe Imana yampaye, ndumva twaramenyanye muri 2023. Ni Imana yaduhuje, namugiriyeho umugisha. Rero muri uko kuririmba ngira amavideo yose hafi mperuka gusohora, twabaga turi kumwe. Uno mwana watashye ndabyibuka ko hari indirimbo twagiye gushutinga muri video, umwana aramuzana akiri na muto. Rero iyo video iyo nyirebye mu by'ukuri iramunyibutsa ukuntu kwitanga Mimi yagize, kandi mu by'ukuri aritanga. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero mumbabarire gato, ntago ari indirimbo ndende, munkundire cyane nyibaririmbire iyo ndirimbo twaririmbye icyo gihe. Hari ikibazo? Nta kibazo. Papa Riyote aze na Mama Riyote na Muhoza nimba bahari baze, abantu bari muri iyo ndirimbo muze dufatanye kuyiririmba. Imana ibaho umugisha.
muri isi hari abantu bafite ububabare, hari abadafite amaso ubu barebesha umutima, hari abadafite amaboko wowe uyafite yombi, hari abadafite amaguru wowe uragenda nta kibazo, hari ababuze ingingo zabo kandi si uko bazangaga, uko nguko umeze bishimira Imana. Wasiwe mubiri we nawe Satani we, muratugora tuzabata twitahire. Wasiwe mubiri we nawe Satani we, muratugora tuzabata twitahire. Merutse kujya kwa muganga nari nzi ko ari njye urembye, ariko mageze nasanze abantu bababaye, hari abagore batwite babuze ibise byo kubyara, hari ababyeyi bari muri bombone, abo nabo bategereje gukira cyangwa se gupfa, uko nguko umeze bishimira Imana. Mubiri we nawe Satani we, muratugora tuzabata twitahire. Wasiwe mubiri we nawe Satani we, muratugora tuzabata twitahire. Imibabaro duhura nayo muri iri cumbi, Yesu naza ndahamya kwitazibukwa, tuzagubwa neza turi kumwe n'uwaducunguye. Iwacu yo ni mu munezero, imibabaro duhura nayo muri iri cumbi, Yesu naza ndahamya kwitazibukwa, tuzagubwa neza turi kumwe n'uwaducunguye. Iwacu yo ni mu munezero. Wasiwe mubiri we nawe Satani we, muratugora tuzabata twitahire. Wasiwe mubiri we nawe Satani we, muratugora tuzabata twitahire. Wasiwe mubiri we nawe Satani we, muratugora tuzabata twitahire. Nubundi turatura ko babitwemereye yuko tutagomba guheranwa n'agahinda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima. Tugomba guheranwa n'agahinda rero. Imana yamutanze, yamukunze kuturusha, yamwishyuye. Nta byinshi tuvuga, turashimira buri wese washoboye kugaragara hano. Igikorwa cyaberaga aha ngaha kiri kugera ku musozo, kandi icyo nshimira Imana ni uko nduzi ababyeyi b'umwana Imana yabahaye gukomera ikabaha kwihangana. Twese rero dukomeze twihangane. Muri makeya igihe cyo gusoza ndabona cyaba cyegereje, ariko twashimye buri wese wageze hano, turanashimana buri wese wababigambiriye n'umukuru. Icyo mbifuriza ni ubugingo buhoraho.